Alo. Hey. Komera sha. Umeze ute sha? Yamaye. Uramaze iminsi sha, uramaze iminsi rwose utakoma. Ahubwo se wabagaye. Yampaye nka data. Hey. Yo. Uyiruguriri. Mungu wade. Wete gato boye umushyitsi. Ise vipi muhungu we? Sha mwana, nta vipi nazo mwana, nta vipi nazo sha, nta vipi nazo. Kubese ka? Sha reka nkubwire mwana. Ako nibirebire kanzana gatebe basi nkubwire, kanzana gatebe nkubwire. Shanda. Kanzana gatebe nkubwire. Izo Kanzana gatebe nze nkubwire. ko ni ndambi. Ya. Sha mungu anze babaje. Sha ni hatari mwana, ni hatari. Sha siko mperuka nyine shaho duherukana nawe iki. Sha cyaranga. Reka kubona shango. Ase ngo ucya mu muryango. Kirazira. Uzura mutipe mata, ntumuzi mata. Ndamubona wari. Uri amata uzi ibintu yankore mwana ejo bundi. Uzi ibintu yankore. Byorere mwana. Ukore ibiki ka? Sha byorere mwana. Umutipe dupanga ipari. Umusheze nangize atandangiza mwana. Akurangiza. Yego mwana. Yarandangije mwana mu Caritas. Gute so? Mwana yine twebwe twarateranyije. Twabetingiye Espagne. Espagne irangije iratsinda. Imaze gutsinda umukaritasi amafaranga ahita arya wenyine. Ariko se fi ukuri amafaranga nangahe yakubabaje? Cyabyoherere mwana. Dore ibihumbi byo 30 mwana. Ayo mafaranga yose ibihumbi 30. Ariko se ubundi fi tubwizanye kuri aya mafaranga yakuye gusoza examen. Cyabyorere mwana. Jewe nanze kwatanga mo school fees. Hena savings. Nta kwatanga mo na school fees. Umugiranje nyine arayaje. Narategereje ko rayipana nyine. Yo. Ariko se mwana, kurumvise ngwanyu babibye ibishyimbo. Mwana, se babitwaye mwana? Karaka. Ntabarege bahira. Karaka. Se amafaranga barakuye ko. Karaka ntabarege babyibye pe. Umva mwana. Ndagukomanyiriza. Uvuga hano wakuye amafaranga. Shama kintu se wabinkora mwana. Kintu wabinkora ko kugira ngo nakubabiza rero. Ndakumva. Ugiye kunsiturira mushiki wawe. Shama nago uri kungora mwana. Ntago uri kungora pe. Umugora. Okay. Niba utabyemeye karabazi kurya. Ariko mwana wagiye kwiyenza mwana. Uzo wabivuga mwana. None suko no kwiyenza mwana. Niba mubwiye ibintu bikakunanira. Unyine uzo ibyo rero nabishobora wowe. Utabishobora. Wumva bigomba. Shama wajugabanya mwana wajugabanya. Mfase mwana ngaruka mwana garuka nkubwire basi. Garuka nkubwire. Garuka. Ako mwana. Garumva. Guhaya amasaha 48. Kubiba munyeje. Nutamungiza utara ndahita nkukomanyiriza. Okay. Ntarinde gukora mwana. Iyo misi bijya gushira nabikoze mwana. Ngaho genda nari. Ako ntuzandaburize gaswe. Papa we no mukobwa koko warakomezanya niki hano ku muhanda koko yora wallahi nta muntu kubona Amata salama baba. Nimekusalimu basi. Kwa kazanze sha. Sharo mundindiriye nyine tu. Sha ndabizi ubwo nikamurindiriye shatu. Sha nyine niba ariko ndabona ari gutinda kabisa. Sha wowe uri umurambo tu. Gute ya mukobwa? Gute? Umva nkubwire bro. Musaza we ntantakwica. Usanga yite. Musaza wende Firizo. kubera iki sambazi iki? Ibyo wakoze se n'ubizi. Ibiki? Ibicere byo wariye bizakumeramo. Numara atakudunze uzangaye. Bihese byiki? Karitsiye yose nta numwe utazi ko mutwaye ibiceri. Ibiceri? Hi, ibyo biramureba mana. Azakuje durato. Aha, reka nikomereze. Gusa nyine bro, menye kuri mu nziza kandi kuzimuto. Sawa. Sha bro, uwazagucurangura tu. Simbi kubwiye ndi hano.
akazajya ahangaha natagucurangura reka nigendere. Uzi ko bikaze umukinga aramuntwaye sha Fisa ntabwo ari bunkire reka ngende ntabwo ari bunkire suriya. Bebe umeze ute? meze neza ahubwo nyine banza umubere ibindi byihorere. Nese sheri ko mbona warakaye. Ntacyo nyine gusa nuko wanyerereje hano nawe nyine. Sheri nyine sorry tu. Ni cyo kibazo sebe? Sha nyine kuva mu rugo bisigaye ari danje. Nyine bro wanjye yaba yagiye yambujije gusohoka. Nyine nkabura uko nza kukureba. Kubera iki se shu? Nyine ngo nagashaka kumbonana nawe. None se sheri ko brother wawe turi inshuti nicyo kiri kubitera koko? Sha nanjye ntago mbizi pe. Sheri ahubwo tubyihorere kivugire ku byacu nyine. Oh. Ako kana ahubwo. Ariko sheri bavuze ngo uzanyanga. Sheri ntago nabikora pe. Ntabwo abikora? Ntago nabikora. Ingo. Seri. Cyane. Noneho nje nzana kwanga. Niba ari byo ndanarakaye. Kandi ubwo wasanga urakaye. Ubwo wasanga ugiye kurakara. Umuna sinzakwanga nzaguhorana. Ahubwo se baby nkubaze. Sinarinda gusubiza. Ugira besto. Jewe. Wapipe na beto ngira kubera yuko ibintu bya beto byica relation y'abakundana kabisa. Okay. Nibyo bambazaga? Cyane rwose. Hanyuma se baby we beto wawe nindi? Nanjye nta besto ngira. Why? Because I love you so much. Say it again. I love you so much. With me baby. Koko se? Wishidikanyaho? Oya pe, ahubwo se sheri waniza phone yawe nkazayiguha weekend. Weekend? Shura bizi ko nta kintu nakima ngifite. Kira. Baza cyo cyagiye baho. Ubukami yagiye koko mu byukuri. Hakukira cyane izari y'Imana. Icyamuka kije noneho ndagicurangura. Kandi nari nakibujije ubu cyagiye. Hakumugende. Reka mfata gatari ko mbe nicaye. Reka nze ngutegereze isaha zose ari buzire. Sha turabonana n'ukuri kw'Imana. Turabonana sha reka nze. Utagatesha. Utagatera ibyo wigize. Uyu munsi noneho turaza gukemuka noneho. Arewe. Ndarango kiraje disi we. Ndarango kiraje. Ariko bamana. Habaye iki se kandi? Ngo habaye iki? Ubu nta cyabaye. Ariko ka. Ndakumva. Kami we maze kubwira. Ubundi ko mbona utangiye kunanirana. Bite byawe? Gute se? Gute? Ubu nk'aya masaha ubuvuye uretse kubeshya. Ngo mvuye he? Uvuye he nyine? Kabiri kangaho mbaza ibyo ngibyo. Gweki? Kabiri kangaho. Gusoze kugira ivo zivuze. Kandi ngo wasanga uvuye guhorana ryashyano ryakwesha ngo ni mata. Ariko bro, sheri wanjye ngo nigwesha. Nigwesha nyine. Sheri wanjye ntukamwite gwesha. Ni ndambi. Nigwesha gace sa ahubwo. Umva. Sheri wawe nigwesha nako ni karaturi ka kazingo. Nigwesha ni umuduri ni kananga ni ningiri. Umva. Nigwesha ishuri ibihumbi ishuri 100 ishuri 200 magana ibyatsi. Umva nushaka umwite gwesha. Nje nzahora mukunda. Ariko manani. Agodi. Ntarabona yuko ndabwa telefone rwereka. Urayibona ariko? Hebona ariko. Giso ni iki? Icyo ni iki? Mvuka maze nkubwire. Vamu ko telefone bwo bugoryi bw'ibudashinga butabyina. Bise icyo telefone ni iki? Mvuka kweka nkubwire. Cyangwa nkubwira akantu. Urabona mutipe witwa Sylvie? Yego ndamubona. Uramubona? Umwe kwa cya gipangu kiri hano ruguru se. Nuwo nguwo. Ubu ndi kukubwira rero. Uwo nguwo rero sasa. Ukumva uriya mujama rero. Afite amafaranga, arakize. Wikumva?
ibyo bikamfasha iki? ngo ibyo bikagufasha iki? Ntako nyumbaniza ry'Imana umva kana ubwo utaruzi uhituza amaze nkubwira uyambwiye yuko ngo yagukunze ngo yaragukunze wowe None wagira ngo bigende bitesera? umva kandi nyumvira Bakumvire iki? umva mwana wagira ko ubwango bwo nguko wereka mbaze nkubwire wereka irambwa ngo ni mata uri kumva ukunda mu type Sylvie uri kumva Umva bro, ndakwiyamye ndanakwibujije sheri wanjye sinamureka. Okay. Ntubyanze sawa ntaribi ubwo ubyanze rero sasa nzongera kubona uvuye hano mu nzu ni impamo y'Imana nzakuvuna nzafata ubwo buguru bwawe mbuvune uri kumva neza uzajya wicara hano mu rugo uzongera kuva kuri iyi mbuga uzongera kuyivaho gatoya byonyine zate nkwereka uri kumva neza ahubwo itucishwa ntango ngiye fungura vuba fungura se kandi n'urwo telefone nureba nabi narwo ndaza kurusatana mukenda rufata dushyire mu isekuru ndunombe ndusekure uri kumva kandi nacyo uzangira wa mukaritasi fatira wazigenda vimbere se genda nyine amujinga vimbere se genda kandi umenye yuko utazanya kumvana hano uri kumva uzanya kuva mu rugo yava kana natekera niri ikindi kandi kara kabwe ngo nagahungu ni kamata nawe araje azambone muri no misi arasobanukiwe ngo ndinde ushenze wa numwe nzamudiga none ninde ukamubonanye wowe nzabadunda shamaje muzambone nawe araje azambone nawe nkuko mubizi nitwa Filizo ndetse mfite n'indi tsinda ry'abantu benshi cyane nzababwira nabo kandi muzena mubamenya gake rero bafana bacu murabizi ko twagarutse twaje gukina video zitandukanye hari comedy ndetse hari ni na filime ubwo rero bafana bacu icyo tubasaba nta kindi ni urukundo rwanyu mudufollowing ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuri Facebook ndetse YouTube ndetse na Instagram TikTok hose ni Filizo Comedy nimuze rwose muze muri benshi murere ko bazana udushya dutandukanye turyoshye bimeze neza umva noneho n'ubutamu amuzi bya twakoraga tutari seriye ako twabaye seriye twazajya abakinnyi batandukanye basabi tugiye kubazana mu misiri imbere ndetse n'abanyagiso tugiye kubazana mu misiri imbere bose bazaza dukinane mwebwe muri tayari twaje tukubita imiriro ngewe rero nk'umukinnyi wanyu ubakunda kandi nanjye murankunda ndabizi neza musimbukire muze muri benshi rwose asate sare kuba munkurikira mu followinga ndabakunda cyane ciao